ndasaba ko umuntu abwira mugenzi we bari kumwe, mubwire ngo ibigwi za General Makanika ni umutako waho tuzatura iteka ryose. Murakoze wiki hasi. Ikindi cya kabiri nza gusaba, ndaza gusaba kugira ngo abantu bose bari hano imbere mumbabarire ntihagire umuntu urira, kugira ngo naje mbashe kubona imbaraga zo kubwira aba bantu bose. Ikindi cyongeyeho, humurije umuryango wibarutse General Rukunda Makanika ndetse n'ubwoko rusange, reka bagezeho mvugo namuteguriye. Humura Murenge, humura Muryango. Hari igitondo twatonze urumeza, umugoroba wari ugoye, igicuku canze guca, ubwo twumvise inkuru y'incamugongo n'umuborogi Murenge. Twese twitangiriye amatama, tumenye ko umutama wadukamiye yatabarutse. General Makanika, fura yadufuritse, ntupfuye urasinziriye, kuko wapfuriye ubusa awasize. Sinzira wiruhukiye mu mahoro, ibigwi byawe ni umutako waho tuzatura iteka, ntibizibagirana, tuzabisangiza abazadukomokaho, nabo bazabisangiza abandi. Amateka wubatse ntawe uteze kuyasenya, niyo mpamvu je ndabisingiye. Nimwihangane, izi mpfu zatumye tugwiza imfubyi tubura imfura, aho kugwiza abamikazi tugwije abapfakazi. Ibihe ni ibihemu byaraduhekuye, gusa gitwoba mu isi tutavanwa umugeni, uwo niwo mugenzo wayo. Ndashima kandi sinshinyaguye ko ubu yiturije muri wa mutuzo w'abatambyi. General Makanika yari umusaza w'umusaje wagendanaga ikambaza, ubu yambitswe ikamba. Yakundaga ubwoko n'umurimo, akagendana umurimo, atubuza kuzaja mu muriro wa murimbuzi. Mu mateka ye ntiyakuranye amacakubiri, yakuriye mu matabiri. Yari umusonyi w'iby'isiri ry'isezerano rya Mesiya, ntiyigeze ubusinzi, bivuze nk'umusizi uzobaza abo babanye mu misozi. Atuje iwabo ntarangisha inzira, yabegwaga atambaye ibya mirenge, akandagije ikirenge Murenge. Bagica bahunga ikinyamugongo, ati umukobwa yatungutse ku itongo rya se, turagira duti. Ubwo yari yaremeye gusiga igisagara, aja gusangira impungure n'abana. Yagize impuhwe, asiga imbiya, ati nsuye imuhira. Wembura abago y'umumare yarabigize umwuga atitaye kumwirandura. General Makanika yasanze ababyeyi mu gushora n'ubushomeri, dutatanye nk'intama zitagira umwungeri, twaratewe imigeri na leta, dutotezwa nk'abaretwa, maze aduhuriza mu ntara imwe, adushakira intwaro n'intamiro, adutoza ubutwari, dutura amatongo ubutuzo. Ibigwi byawe ntitwabirondora twarondogora. Je nkunda Rukunda, umugabo w'umugabe, waduhekeye isezerano ahagowe mu ngoyi n'ingorane, atanga umuganura mu migabane. Ese ninde wakwibagirwa ko yahagaze mu manga, ahangana na za bihanga byaducaga ibihanga, bidukwiza imihanda, ati dusubire i Rwanda. Abasubizanye ubuhanga, ashize amanga ati habe n'uwanyeta umuhinde, ashaka ko nsiga gakondo, zantera agahinda karesha n'agafinda. General Makanika ati nkunda ubwoko bwanje kuruta uko nikunda. Iyi ntambara tuzayirwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Ibyo dukora turabizi turi abasazi, ati tuzatera tumeze nk'idubu, dutsinde yatuwidubure, azahunga avuze induru indego zose. Niwo muhanga wambirije amahanga ko tutazava Murenge, yaragwisha ubwenge n'ubugenge, adushakira ubwigenge tagahenge. Tuzataha dusesekare muri ya misozi duseka ibyo umusaza yaharaniraga. Umutima wawe wadukunze ugatwitangira, uzahora iteka uterera mu yacu. General Makanika, tukiri mu gihugu, ariko ndahamya ndashidikanya ko igihugu kikurimo. Agaciro kacu turakagukesha. Umanywa ntiwemeye ko tumwara, umuseke ntiwemeye ko dusekwa, wadusasiye amagara ngo tuzatunga amagana tutakiri mahanga. General Makanika, urumwe mu mpamvu zituma abantu dukorera ijuru cyane, ngo tuzakubone urabagirana n'ubwiza bwinshi ubwuzu.
general makanika fura yadufuritse ntupfuye urasinziriye kuko wapfuye ubusa wasize sinzira wiruhuke mu mahoro ibigwi zawe umutako wawe tuzatura iteka ntibizibagirana tuzabisangiza abazadukomokaho nabo bazabisangiza abandi amateka wubatse ntawe uteze kuyasenya w'impamuje ndabisinya yari umusizi uganje ku ngamba y'inganzo itagimba ubwira nagarika ibiganza abambere kuganza ndi umuhimbyi w'igikundi gitora umutoni kuri data uzandabagaza abuneri Efrayimu mureke murakabyara